ikintu kijyanye no gutinya ibyo abantu batekereza ni kimwe mu bintu bikunze kuba ku bantu benshi. Abantu bakimenyereye kuri terime nka social anxiety cyangwa social phobia, ariko mu by'ukuri ni ikintu kiri broad cyangwa se kigari. Ni kwa kundi ushobora kuba ushaka kuvuga imbere y'abantu ugasanga ntabwo bikoroheye, kuko ushobora kuba ushaka kuvuga igitekerezo cyawe ugatinya abantu bari buze gutekereza. Ni kwa kundi ushobora kuba wumva ko hari ikintu cyose ushaka gukora, ariko amaso y'abantu cyangwa se gutinya abantu akaba aribyo biza kukuzitira. Ubuze turuze kureba imitekerereze itatu cyangwa se mindsets eshatu ushobora kwifashisha kugira ngo uze guhangana n'iki kibazo kijyanye no gutinya ibyo abantu batekereza cyangwa se gutinya gukora ikintu kubera yuko abantu bahari. Ikintu ushobora kugusezeranya ni uko muri ino video bugiye kuhakura ubumenyi udashobora gukora ahandi hantu aho ariho hose, kubera yuko n'ubumenyi akenshi ushobora gusanga nko muri therapy rooms, kwa kuntu ushobora kuba agiye kureba mu therapist ashaka kwigisha tekinike zo overcoming cyangwa zo gutsinda social anxiety, kandi nabwo n'aba psychologist bakiya bakoresha ubumenyi nk'ubu ngubu. So we gucikwa tugikora mindset eshatu ushobora kwifashisha kugira ngo utsinde ubwoba cyangwa se ibintu bijyanye no gutinya abantu, gutinya abantu batekereza. Nge nitwa Gami the psychologist, nkuko bisanzwe mpageze ubumenyi burenze cyangwa se ubumenyi bwa high quality bujyanye na psychology, umenya muntu, imyitwarire ya muntu n'ibintu byose bijyanye n'ibyo ngibyo, akaba ari bwo bumenyi bugomba kugufasha guhindura ubuzima bwawe cyangwa se kwimprovinga cyangwa se kugira icyo ukora mu buzima bwawe. Twabonye yuko psychology ari ubumenyi wakoresha mu nguni zari zose z'ubuzima. Ahangaha niho hantu honyine ushobora gukura ubumenyi, nanjye nkubishoboka byose kugira ngo ndebe ubumenyi bwiza bushigikiwe na science bugaragaza yuko science yagaragaje yuko ari bwo bumenyi bufite ireme kurusha ubundi bwose. Nizere yuko iyo promise nkomeza kuyikipinga. So kora subscribe, like, share na comment kugira ukomeze consupportinga. So nize mindsets eshatu cyangwa se niye mitekerereze eshatu ushobora kwiga ikaba yagufasha guhangana no gutinya ibintu bijyanye n'ubwoba. Turuze guhera kuri mindset. Abantu benshi bashobora kuba bumva yuko bazi ni ikintu kijyanye na growth mindset cyangwa se imitekerereze ishyigikira gukura. Ni ya mitekerereze aho umuntu ashyira imbaraga mu gushiramo effort cyangwa se mu gushiramo imbaraga mu bintu byose akora, akumva yuko ibintu byose agomba kuzageraho bizaterwa n'imbaraga runaka. So ni kuvuga niba ufite ubwoba wenda bwo kuvuga imbere y'abantu, mindset irakubwira uti okay, ubwoba nta kibazo, kubera yuko n'ubwoba bugomba gutuma ukora ikintu gikomeye, bugaragaza icyo kintu gikomeye, kandi nta muntu wagira ku kintu cy'ingenzi adakoze ikintu gikomeye. So ni mindset aho ibitekerezo byawe ubiganisha mu kamaro ka effort, mu kamaro ko gukomeza gukura, mu kamaro ko gukomeza kwigira imbere nubwo intambwe zaba ari ntoya. So mindset abantu benshi bashobora kwifashisha mu rugero mu buryo bugiye butandukanye. Tuvuge afite umuboss wifuza kumubwira ikintu cy'ingenzi ariko wagize ubwoba kubimubwira. So mindset ishobora kugufasha kubwira iti nujya kumubwira uraburi kwiga, maybe umunsi birakunanira ubutaha uzabishobora. Ukaba wabitse intekerezo zawe muri iyo ango cyangwa se muri iyo nguni ijyanye n'ibintu byo gukura. Nibuka ntangira YouTube bwa mbere ndimo ndatangira nari nzi yuko ntazi kuvuga imbere y'abantu, ntazi kuvugira imbere ya kamera, ariko naravuze nti uko nzagenda mbikora kenshi ni ibintu bizamfasha gukura. Urumva ni mindset zimfasha gukora cya kintu nubwo nagitinyaga, kandi by'ukuri nta nubwo nabeshyaga, byagendaga bimfasha gukura uko ngenda mvuga video zanjye zigenda zirushaho kuba nziza. So mindset ya growth ishikira gukura, imitekerereze ishikira gukura ni kimwe mu bintu cyagufasha mu overcome cyangwa se mu gutsinda ubwoba runaka cyangwa se gutinya uko ariko kose kujyanye no gutinya ibyo abantu batekereza cyangwa se no gutinya abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo ni mindset ya mbere, growth mindset. Nta kintu gitangaje kure yuko nigeze kubivugaho abantu benshi barayizi. Izindi mindsets ebyiri nta ntekereza ko nigeze nzivuga hano kuri no channel. So tega amatwi. Mindset ya kabiri ni mindset ndibuze kwita accept and commit, cyangwa se kwemera ikintu ariko ntikiguhagarike gukora ikintu wakwiye gukora. Actually ino ni mindset nagize igihe nigaga ubwoko bumwe bwo kuvura bwitwa ACT, acceptance and commitment therapy. Ni uburyo bwigisha abantu kurenga ibibazo bafite, bamanje babyemera ko ibyo bibazo nyine bihari ariko nta kintu babikoraho, ariko bakavuga bati nubwo nta kintu twabikoraho
ubuzima bwacu bwo dufite ikintu twabukoraho. So iyi ni mindset nayo ingenzi cyane. Tuvuga urugero, mfite ubwoba ko abantu bari bunseke ninjya kuvuga speech runaka. Nshobora kuvuga ni okay, ntacyo, ndabyemeye, nta kundi bari buze kunseka, ariko reka ngende mvuge. So you accept, wemera ikintu, wakira ikintu utinye, ariko ukavuga uti nta kundi ngomba kubikora. Ukavuga uti nubwo emeze bitya ngomba gukora uko ibintu bigenze, uko ibintu bigomba kugenda byanze bikunze. Acceptance and commitment, kwemera ikintu ariko ugakomeza guharanira ko action ukeneye gukora byanze bikunze igerwaho. Iyo niyo mindset ya mbere ntekereza yuko ishobora gufasha umuntu wese ku kintu icyo ari cyo cyose watinye, ukavuga uti nta ribi ubwo ndabufite ariko nta birambuza kugenda. Nkeneye kujya gusaba raise, nta ribi ubwo ndabufite ariko still kagende. Nkeneye kubwira muntu ko mukunda, nta ribi ubwo ndabufite arandijecting ariko still kamubwire. So you accept, uremera ikintu, hanyuma byeho kubuza gufata action ukwiye gufata. Iyo ni mindset ya kabiri. Tugiye kuri mindset ya gatatu, ndetse ni na mindset ifitanye isano n'iya mbere, ariko iyo ni mindset ntekereza iri fun, cyangwa se abantu bashobora kubonamo yuko ishobora kuba inasekeje. Ndibuze kwita humorous mindset, cyangwa se imitekerereze iragerageza kugira ibintu urwenya. Ni ukuvuga niba ufite ubwoba uburyo umwe cyangwa ubundi, ahubwo ugashaka uburyo ibyo bintu bishobora kuba bisekeje kurusha ibindi byose. Urugero kwa kundi nshobora kuba natinye kuvuga imbere y'abantu, nkavuga ni okay, abantu bari buze kunseka, ariko nibanseka kabisa ndareba uburyo ndushaho kubasetsa kurusha uko nabasetsaga. Ukareba uburyo cya kintu watinyaga ushaka kwigiramo jokes. It's a humorous mindset. Intari mindset ishobora korohera abantu bose, maybe ishobora gukenera skills zisaba wenda ku muntu amenyereye gukora ama jokes, ariko ni mindset ishobora gufasha. Kubera iki? Igihe uzaba ufite ubwoba hanyuma ukagerageza guseka niyo amasegonda makeya, ubwoba buzaba bwagabanyutse kuri percentage iri ku rwego rwo hejuru. Uburyo nge nkoreshamo ino mindset, nkunze kuyikoresha nk'iyo ndi gutinya ikintu runaka, ariko nkabona ko icyo kintu kuba ndi kugitinya mu by'ukuri bidasobanutse n'ubwoba gusa. Icyo gihe ndavuga nti reka ndebe ko ubwoba nabugira ku rwego rwo hejuru ku buryo biraba bisekeje. So niba ari kuvuga ati natinye kuvuga imbere y'abantu, bavuga nti okay, can imagine wenda nagiye ibintu navuze abantu bose bakabiseka, then nanjye nkaseka, nkumva yuko ibintu koko birasekeje. So kugerageza kureba ahantu twatuntu twose watinyaga watugiramo jokes. Natinyaga ko ndibuze kwikubita hasi, gavuga ni okay, ningo hasi biraza kuba bisekeje. Of course ni approach iri advanced, umuntu wese adashobora kwiga, ariko nimwe muri approach cyangwa se muri mindset umuntu ashobora kwifashisha ashaka overcominga ubwoba cyangwa se gutinya abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So izo nizo mindset eshatu: growth mindset, accept and commit, na humorous mindset. Izo uko ari eshatu uziteranyije zishobora gutuma utsinda ubwo ari bwo bwose ushobora kugira imbere y'abantu. Of course hari ubwo ushobora kugerageza kuzikoresha ugasanga ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu tuba dufite abagenzi bacu, niyo mpamvu tuba dufite aba psychologist. Izindi zimwe muri skills baba bagomba kwigisha abantu benshi. Bazi yuko psychologist bagamije kuvura indwara zananiranye zo mu mutwe, ariko actually ikintu naje kuvumbura nuko psychologist bigisha udu skills cyangwa se ubumenyi buke nk'ubu ngubu ushobora practicing abo gufasha gutsinda ubwoba cyangwa se andi marangamutima yari yose, kandi ubwo bumenyi ukaba wanabwifashisha no kugera ku zindi ntego zari zose ushaka kugeraho. Niki wumvishe cyagutunguye muri izi video twavuze? Nihe mindset wumvishe ishoboka? Niyo wumvishe ikomeye? Ese niyo usanzwe ukoresha? Reka uze kumbwira muri comment. Nge nitwa Gami the psychologist. Ukore subscribe, like, share na comments. Nzishimira gukomeza kwagura ko ino community yaguka y'abantu dukurikira Gami the psychologist, kandi nzishimira yuko umenyi buzakomeza kudufasha guhindura ubuzima bwacu, tukava ahantu hamwe tukagera ahandi. Katsonge korara ubutaha. Murakoze cyane.